This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, nongeye kugwikaze neza cyane nanakwifuriza ibihe byiza aho ukunda ibiganiro binyura kuri Nepo TV Official. By'umwihariko wowe wakoze subscribe banje kugushimira neza cyane. Uyu munsi nanjye ndagarutse kuri no mugoroba ngarukanye na sport update. Ndaza guhera mu ikipe ya APR nkagenda nkubwira ibivugwamo. Hanini ikigomeje kuvugwa muri ekipe ni transfer z'abakinyi bagomba gusohoka n'abagomba kwinjira muri ekipe. Uraza kumenyera byinshi muri iki kiganiro. Hanyuma kandi gato ndanyura muri ekipe ya Rayon Sport hakomeje kuvugwamo inkuru ahanini bijyanye n'umutoza wayo hari ingingo Francis Christian Mbaya. Turaza kureba uko ibyayo bihagaze. Ikindi kandi turi buze kureba imikino yose ya Rwanda Premier League ukuri buzagende ku munsi wa 26 wa shampiyona. Turaza kureba uko makipe azagenda ahura ndetse nuko hari match zimwe zatangiye zanarangiye. Turaza kugenda byose tubavira muzingo. Ikindi kintu twihuse cyane turanyura mu Mavubi turebe ibivugwa ese nyuma uko Mavubi amaze gukina imikino ya FIFA series abakinyi baje ko bitwara bate baje guhabwa iki nabyo uraza kugenda ubimenyera muri iki kiganiro. Ese kuki abanyezamu baha amafaranga aruta ayabakinyi basanzwe nabyo uragenda ubimenya muri iki kiganiro. Ikindi kintu kandi turi buze kujya no hanze y'u Rwanda naho tubafitiye amakuru agiye atandukanye. Wowe nujye kure bahafi nyakira amajwi yawe ubundi nze nkuvire imuzi n'umuzingo. Ya nongeye kugwikaze neza cyane ndagarutse ngo dusesengure turebe bivugwa mu makipe mukunda. Nuko narimbe babwiye tugiye guhera muri ekipe ya APR haravugwamo inkuru z'abakinyi bagomba gusohoka muri ekipe nyamukandagira mu kibuga ikipe y'ingabo z'igihugu. Iyi kipe ni nyuma yuko hari abakinyi bamwe bagomba batagaragaje umusaruro mwiza bagomba gusezererwa n'ubuyobozi bw'iyi ekipe. Abo wakwibaza uti ni bande? Haravugwa ko ikipe igomba gusohora bamwe mu bakinyi bagaragaje umusaruro nyene muri iyi ekipe. Abakinyi bavugwa bagomba gusohoka muri ikipe reka duhere kuwitwa bagomba kwirukanwa. Reka duhere kuwitwa Niyibizi Ramadan, umusore ukina hagati mu kibuga. Uyu nguyu agomba gusezererwa ni ikipe ya APR nyuma y'iyi sezo nirangira. Undi musore uvuga ugomba gusezererwa ni ikipe ya APR no witwa Pasi nawe akaba agomba gusohoka muri iyi ekipe. Hanyuma undi musore utaratanze umusaruro kandi yaraguzwe mu ikipe ikomeye nka Rayon Sport bamwita Iraguha Haji. Uyu musore nawe bidasubirwaho agomba kuba atandukana neza n'iyi ekipe y'ingabo z'igihugu kubera ko ntibigeze bishimira umusaruro we. Iyi kipe uretse ibyo kurekura aba bakinyi kubera ko nta musaruro batanze, ariko hari n'abakinyi bagomba kuyisohokamo bakajya gushakira kazoza kabo mu yandi ma ekipe. Abo ngabo nabanze kongera amasezerano kubera ko babona bagomba kwerekeza hanze y'u Rwanda. Abakomeje kugarukaho bagomba gusezerera ikipe bagasohoka bakigendera. Umusore wa mbere uvugwa ko agomba gusohoka bamwita Lamine Ba, umusore nawe w'umumediateri ugomba gusohoka muri iyi ekipe y'ingabo z'igihugu. Umusore wa kabiri ukomeje kuvuga ugomba gusohoka muri ikipe z'ingabo z'igihugu bamwita Denis Omedinho umugande, agomba kubasohoka muri iyi ekipe neza cyane. Undi musore ni umunyamauritani Mamadou Sy, umwe mu basore navuga ko ari abataka beza nje navuga nabonye muri shampiyona y'u Rwanda. Nawe agomba kuba asohoka muri iyi ekipe akarekeza hanze. Nibyo gutegereza tukareba aho azaba yerekeza. Gato wakwibaza uti muri APR se bazazana abasimbura babo bazongera bagura abanyamahanga bavuye hanze? Nibyo guhanga amaso tukareba, ariko icyo wamenye nuko iyi kipe ya APR ikipe y'ingabo z'igihugu igomeje kugenda nayo iganiriza bamwe mu bakinyi batandukanye ibifashijwemo by'umwihariko n'umuntu ushinzwe kwishakira abakinyi witwa Mupenzi Eto. Ibya Mupenzi Eto ariko akomeje kuvugisha amangambura abantu benshi. Reka nze nitugera mu ekipe ya Rayon Sport ndaza kuguha inkuru icukumbuye kuri uyu mugabo Mupenzi Eto. Narava mu ikipe ya APR akandika update gato nuko bidasubirwaho confirmed nta gihindutse. Uwo bita umudefenseur wa APR FC witwa Nigena Clement nama wabwiye ko agomba gusinyira ekipe ya Al Hilal. Uyu musore Nigena Clement bidasubirwaho it's a confirmed yamaze gusinyira ikipe ya Al Hilal. Omdurmani
yo mu gihugu cya Sudani. Nihute cyane ni sport update mbanje kuba updatinga nyamona nk'abantu banje bamvuze nti hatagira sport update nimwe wacika, niyo mpamvu nanjye mbamabereye. Nk'ikipe ya Rayon Sport igikomeje kuvugwa ni imyitozo barimo gukora bitegura umukino ugomba kubahuza n'ikipe ya Gicumbi kuri uyu wa gatandatu. Ni umukino bazakina n'ikipe ya Gicumbi bashaka kureba ko bakomeza gupushinga bagana ku gikombe cya shampiyona, ariko ni ikipe ikirimo ibibazo by'umutoza witwa Haringingo Francis Christian Mbaya ukomeje kuvugisha abantu benshi nyuma yaho umunyamabanga wa Ferwafa Boni Mugabe agaragaje ko uyu Haringingo Francis Christian atahabwa lisansi yo gutoza ikipe kubera ko agifitanye amasezerano ngo na Kiyovu Sport, kandi umutoza Haringingo Francis Christian avuga ko ibyo agombaga Kiyovu Sport bikuye mu masezerano yabyishyuye kugira ngo abe yatandukana n'iyi ekipe. Biravugwa ko uyu mutoza naramuka adatoje iyi match ya Gicumbi agomba guhita arega ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ko ryamubujije uburenganzira bwo kuba yatoza ikipe ya Rayon Sport kandi yaraje kuba yishyura ibyo yayigombaga. Ikindi kintu wamenya nuko ubuyobozi bwa Rayon Sport by'umwihariko bubinyujije mu muyobozi umwe witwa Gakwaya Olivier yaje kubagaragaza ko igihe Ferwafa yakwangira ko Rayon Sport ikoresha uyu mutoza Haringingo Francis Christian, nabo baraza kuba bifashisha izindi nzego zisumbuye baza kuba banerekeza muri FIFA kugira ngo ibakiranure n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Wenda mwavuga ngo nayange mwumve iki kiganiro gato namwe muraza guhita mwiyumvira ukuri kw'iyi nkuru cyane. Gato ntarava mu Rwanda ni ikipe ya Kiyovu Sport irangije gukina umukino wa shampiyona, ni ikipe yakinaga na Kiyovu Sport. Ni ikipe ya Kiyovu yakinaga n'ikipe ya Gasogi United, sorry mumbabarire nibeshye. Ikipe ya Kiyovu yaje kuba yitwara neza kuri uno mukino, itsinda ikipe ya Gasogi United ibitego 2-0. Ni ibitego bya Kiyovu Sport byatsinzwe n'abarimo Umurundi Rukundo Abdurrahman Papley yaje kuba atsinda igitego cya mbere, hanyuma igitego cya kabiri kikaza kuba gitsindwa neza cyane n'uwo bita Fidari Wiyaremye. Sizo match gusa zari kuko mu kanya gato cyane harabura iminota mike cyane ikipe ya AS Kigali igiye gukina na Mukura mu kanya ku isaha 12:30. Hanyuma ejo kuwa gatandatu Bugesera FC izakina na Etincelle, ni umukino mwiza. Saa 9 kandi nanone Amagaju azakina na Polisi. Match Amagaju yakaniye avuga ko agomba gutsinda. Ikipe ya El Merreikh izakina na Rutsiro. Rayon Sport nkuko nabivuze ikina na Gicumbi. Hanyuma Gorilla ikina na Musanze. APR FC ikina na AS Muhanga, ndetse n'ikipe ya Al Hilal ikina n'ikipe ya Marine FC. Nicyo naba nkubwiye kuri izi update, nicyo naba nkubwiye mu by'ukuri. Ahubwo ntarava mu Rwanda namwe reka mbakinire akaka audio gatoya mwumve mu by'ukuri iyi case y'uyu mugabo Haringingo Francis Christian n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ndetse hamwe n'ikipe ya Rayon Sport muri rusange. Nje numva ariko mbafite icyizere. Haringingo kumukereza ntabwo ari byiza, ntabwo biryoshye mu by'ukuri ko byumva, ariko hekereza ko Romami afite ubushobozi bwo gutoza iyi match agatsinda equipe ya Gicumbi. Ko n'ubundi Kazungu mubyibuke neza. Urumva bikwiye igihe Bruno Ferreira cyari wundi wejo. Oya, ntacyo hindutseho. Bikwiye biki? Uraba ko Romami azatoza kuko bikwiye kubaho. Niba ari impamvu za wundi we icyemezo cyo guhaza izihe nizo dushaka. Umutoza ni umukozi w'umukinnyi. Ejo Patrick namenye tuvuye mu kiganiro yaravuze ibyo ni rucabana. Umutoza ntabwo ari umukinnyi. Umutoza niwe agiye mu ikipe runaka agomba gutoza, niba yarezwe urubanza ruzakomeza atoza. Uyu munsi turabakoze uvuye aha akajya ku kindi gitangazamakuru atubahirije amategeko, ese yabuzwa gukora hagiye? Ntibishoboka. Niba aregwa ibyo urubanza birakomeza, ariko agakomeza gukorera hagiye. Nibyo rero namenye Patrick yatubwiraga ati ibyo si urubanza, ntabwo ibyo urubanza rugomba kubaho. Ariko se ni gute bamwira ngo Haringingo ntazatoza gutese kandi Haringingo n'umukozi? Oya, si umukinnyi. Mu Rwanda nyine hibera udushya twaho
nuko byakira karenze ko kurya umuntu washitse karenze ko atende ntabwo oya si ikibazo Kubura umuntu wacitse yewe reka nkubwire ikintu abantu bita bafite icyizere bagutengushye nyine ikintu bita umupira ubamo nyine ibintu byinshi iyo bijemo igihe nk'iki nyine cyo guhatanira ibikombe uzumva dushya twinshi nyine ariko ikiba kibabaje nyine ni uko abantu batekerezaga egispekitingaga ko bashobora guhindura ibintu aribo nyine bagutenga aribo babyica ukabona umupira uracyafite urugendo urumva cyane cyafite urugendo keretse imana yenyine wenda cyafite urugendo kuko iyi myaka twarabivuze muri za 2006 amakosa twabonaga icyo gihe Kazura niwe wari weferwa twaravuga ni ibintu bizatwara imyaka ariko uyu munsi biri hasi bya Kazura 2006 amakosa akorwa ubu nta yari ahari icyo gihe hari bike cyane hari amakosa make niyo jambo amakosa y'aba Kayizari yongejwe na Musabyimana Celestin amakosa yariho yari make cyane ugereranije nayo imyaka 30 ishize niyo kibiro cy'umupira wa tutanga uko bukeye haba amakosa arenze ya kera cyangwa se ni jewe rega dutangira ejo hari ingingo yandikiye Ferwafa yandikiye Kiyovu iha kopi SG wa Ferwafa hari ingingo yandikiye Ferwafa yandikiye Kiyovu aha kopi Ferwafa ayisaba ibisobanuro ubwo ni abanyamategeko be bayisaba ibisobanuro by'impamvu atemererwa gutoza ntaho biba bamaze kwandikira ingingo subwe nyuma yuko Kiyovu itanze ikirego no Kiyovu yararegitinze muri system yarabisobanuye gakwaya urumva so hari ingingo we yandikiye Ferwafa yandikiye Kiyovu agira ati amenyeshana na Ferwafa abwira ati jewe natandukanye na Kiyovu narayisezeye sibyo ibyo nsabwa byose narabyishyuye ashyiraho na proof ashyiraho na za Kiyovu nibitanyuzwe ajya kurega nibitanyuzwe ko nayishyuye jewe urumva yewe ubwo izajya kundega nk'uko yabikoze muri FIFA cyane nanjye mfite ibyo nzaburana na Kiyovu ariko ibyo nsabwa kugira ngo ntandukane na Kiyovu narabikoze narabyishyuye ikibazo ni iki ikitayinyuze nibwo tuzajya mu rubanza cyane ariko sindimo numva ukuntu Ferwafa kugeza ubitaranyemerera gute gutoza ikipe kubera ko ikipe yanjye niramuka itakaje amanota kubera ko nangiye gutoza yaba ikipe izarega Ferwafa bikimaze ikisi kandi yatakaje amanota urumva umutego naho ngahuri yaba jewe nzarega Ferwafa nk'umutoza nzarega Kiyovu na Ferwafa n'ikipe ya Sport izarega Ferwafa kubera iki hari ingingo nk'umutoza yatandukanye na Kiyovu arayandikira asesa amasezerano ayimenyesha ko ibisabwa mu masezerano agomba kubikora kandi arabikora urumva arishyura ibisabwa byose kugira ngo atandukane neza na Kiyovu ese yabaye amafaranga kare cyangwa yababwiye ko basigarana ayo bagomba kumuhera haba amafaranga na Reyo aragenda arishyura kandi bakimurimo n'amezi abiri cyane oya kugira ngo nikomere baramwishyuye imanza amaze kwandika asezera baramwishyuye ukwezi kwa kugira ngo bari kugize kugira ngo bitabashyira muri desavantage urumva so hari ingingo bakavuga ati ngenda mukanatoje match iyo umuntu ashesha amasezerano njye mu rubanza n'ikipe sibyo Ferwafa kukisanga itagomba kumara ntabwo ndimo numva uburyo Ferwafa ishobora kutama lisansi deje buri miranesha kandi ngende kwibwiraho neza miranesha umutwe ntabwo ndimo ntegura neza match yanjye urumva njyewe ntabwo wansobanura uburyo njyewe nasezeye Kiyovu uyu munsi Kiyovu yemerewe kunsimbuza igashyiraho undi mutoza agatoza n'ikimenyimenyi Kiyovu irakina uyu munsi afite umutoza kuri touchline uyitoza hanyuma njyewe sinemerewe bihomberamo sinemerewe gutoza Kiyovu Sport ubwo nayo ari guhagarara ntikini
kuko iyo haje gutambamira tuvuga iyo habaye gutambamira mu kugurisha ubutaka abawuburana bombi baba ku burenganzira kuri ubwo butaka none umwe mu bari muri disputes yemerewe gusimbuza akanakina match ariko bafitanye urubanza ntiyemerewe gukora akazi mu ikipe ye injustice ya nta butabera burimo nta butabera pe ntabwo bishoboka ntabwo bibaho niba Kiyovu ifitanye ikibazo na hari ingingo ayo mategeko mashya tutazi ku isi abuze umutoza avuye kuri match abuze umukozi si umutoza ni umukozi nibyo abuze umukozi gukora hagiye ngo kubera iryo tubahirije na Kiyovu ntiyagomba gukina kuko Kiyovu yagomba gukina shampiyona ari uko ikibazo cyarangiye cyangwa se yasimbuje umutoza wa munyamari ubashyizeho yitwa nde Marike Wade hari ingingo yasimbujwe Marike Wade ntacyo bitwaye Kiyovu Sport ifite umutoza amushyize akina shampiyona ariko hari ingingo ntiyemerewe gutoza ubwo iri tegeko rishya ritabaho ari hose ku isi turabona umutoza yabujijwe gutoza ngo kubera ibibazo ngo afitanye n'ikipe runaka ariko reka tubire mu ishusho ngari Rayon Sport sezishize yatakaje igikombe cya shampiyona kubera impamvu zitayiturutseho imipangire y'abasifuzi rero yisanga igomba kurekarama irarekarama ivuga ko umusifuzi ari buyibe bigaragara mission ariho birangira nabikoze nta cyabe byarangira itakaje igikombe turi mu kwezi kwa 4 ubu ngubu igikombe sezirangira mu kwa 5 ngo harabura ukwezi ngo sezirangire ese wa mugani wasanga ari ukuca Rayon Sport intege kwica ya mitsi yo mu maguru ituma idashobora guhaganira igikombe kuko there's no way ekipe yose igikombe hari umuntu urayibuza gusinyisha umutoza ugenda itakaza abantu umukino ku wundi hari umuntu uzi ibintu by'umupira wambwiye bajye batangaza utwara igikombe mbere ko sezinatanga yambwiye ati reka bari ibinye yewe ejo cyazi mitego urakidereza n'urugero no ku mukinnyi n'umwana wo mu ntara nge nabonye arabona ngo hari ubu akabaho urugero rwose uzi ko Rayon Sport inganyije na Gicumbi ikanganya n'umukino ukurikira nta mutoza ifite umutoza hangaye hari ingingo yahita yemererwa gutoza cyane bahita bamwemerera kuko yabivuye ku gikombe kuko niba cyari ingingo munabyibaza ese ubu nazemererwa ryari ejo bundi reka umutego habaye reka tureke no mutoza none bazamumerera habaye nta mezi ashize ubwo ntiyemerewe gutoza nta mezi ashize muri shampiyona y'u Rwanda umuntu yambwiye habaye ni umuntu uzi ibintu by'umupira umazemo igihe njye nabone yari gahunda yo kuza Rayon Sport guhaganira igikombe reka tubaze wagira ngo ntiyemerewe gutwara igikombe Kiyovu iraburana indezo y'umutoza irashaka indezo irashaka indezo y'umutoza irashaka indezo niba ari indezo yarayibonye rero kuko hari ingingo yabahaye amafaranga none se ko abafashe kutamanuka urumva yambwiye ati noneho reka nkwereke kugira ngo wumve neza ko ibi bintu ntaho biba ku isi ati hari ingingo yabaye imfura yasezeye Kiyovu anishyura ibisabwa mu masezerano ati iyo senariyo reka tuyireke hari ingingo abyutse ntasezere ntanavuga ijambo akagenda gusa urumva bakumva ngo ari mu yindi kipe urumva atanasezeye nta baruwa oya niyo atajya muri ikipe atayakazi bamwirukana kugira ngo ubyumve atayakazi iminsi 3 ntahita bamwirukana iyo ni ibindi umva icyo nje nakubwira icyo mvuga yambwiraga ati asezeye donc gusezera yarabikoze adasezeye none adasezeye akabyuka akagenda akajya mu yindi kipe akayisinyira agatoza yagenda agasinyira indi kipe agatoza agakurikira urubanza wowe icyo ukora umurega ikazarega umukoresha wataye akazi akazarega muri izo bodies zawe umukozi wataye akazi urumva Bone Mugabe aya ngaya ngo iyi ni ya movement itangira mu kwezi kwa 4 yo kugena utwara igikombe cya shampiyona rwose ngo competition igomba guhagarara hakaba ibintu byamaguye byo hanze y'ikibuga bikinege kipe A kugira ngo kipe B twari igikombe cya shampiyona ibi rero niba aribyo twicara tukentertaining uvuye muri FIFA twemera Bone ni hano wabonye Karenza wabimuguye neza ni nababwiye ngo nabagereranije umukozi w'ikigo runaka kitangaza amakuru niba yavuye kuri radiyo runaka akajya kuri radiyo yindi
ese yabuzwa aho yagiye ninde umuza gukora aho yagiye aho avuye rega baburane akora wenda ni mu kazi kandi reka tuvuge ko umupira ufite amategeko namwe njye nasomye ejo niriwe nyasoma nayo arasobanutse nayo amasezerano y'umutoza niyo mpamvu hataba merikato nta merikato y'umutoza ibaho niyo mpamvu hataba ririzi leta niyo sisiteme bavuga yo kwemeza imaze iki imaze kuvuga ngo uyu mutoza yujuje ibisabwa uyu mutoza afite lisanse yo gutoza yemewe uyu mutoza ntabwo ari bujye kuri lisite z'amakipe abiri ibyo byose nibyo baba birinda ni club license ariko ibindi byo kuvuga ngo ntago ngo hari ingingo zitubahirijwe mu masezerano ibyo ntibireba izo komisiyo za ferwafa niba binazireba ntago bihagarika umutoza nta mezi abiri cyangwa atatu ashize habaye Saga Abdul yamukura na APR ari n'umukinnyi aricyo kintu kigoye byakemuwe twarayibonye Abdul yarafashwe ashyirwa mu modoka ya Viga Jang Shyorongi yambara jesi oya yaburanye n'intare mu kirajya muri APR nibyo nkubwira uyu nta hantu ari umukinnyi reka mbabwire rwose siporo rimwe na rimwe mujye mukora ibintu umuntu atakubakorera prediction siko Ferwafa ikintu cyose ugiye gukora ugiye gukora nyine kizi igitangaje batagereza no kwiyumanganya haza abantu bashya bagakora bya bindi system bajya nkora abantu hari ikintu kibari hejuru kindi wowe wagira ngo hari ikintu cyabicariye kinini udashobora gituma batinyagambura ngo bakoreshe ububasha bafite bakoresha ubwenge bafite iyo uganira na Boni Mugabe buryo mugisha kuri seveye hanze y'akazi urumva Boni Mugabe ni umukapo azi ubwenge iyo uganira na Jonathan waganira na Jonathan umuntu uzi umupira Fabrice ni umuntu ariko byagera ku kibazo cy'involvinga Rayon Sport nishobora mwayiretse ukagira ngo wakontorora kuri telekomande nka Boni agahita aba umwana wakiniye junior ya APR ugahita umufana buriya yakiniye intare burya yakiniye junior ya APR itoba Leopard Kazuba afite amata yakiniye Leopard ni yaryari ntabwo nyizi ni umwana w'intare n'urugero Leopard yasimbuye n'intare yajya ahantu nk'aho ukaba nka twe b'abasaza none ukaba wabona Boni umufana kurusha uko yaba umuyobozi kuko niyo muntu ushobora kumbwira ubushize umwaka ushize niyo mpamvu ngo niba uvuye muri FIFA Boni watworohereje ahantu wabonye umutoza yananirwa tubabarira rwose ngo kubera ko atumvikanye n'ikipe twari kuri Ngabo y'Isonga mu minsi ya nyuma ya shampiyona byari Ngabo y'Isonga Bugesera uyu munsi Boni Mugabe umutoza n'atoza Ferwafa amategeko yego uvuye muri FIFA hari urugero rumwe utiwe na Mexico byarabaye Colombia byarabaye uduhe n'ingero zanditse Kazakhstan byarabaye nahise ujye kuri broke na zaye yayo kubwire yavuye mu kipe runaka akabuza gutoza mu kipe ngo kubera ko atumvikanye naho umupira ukuntu wubatse FIFA iha uburenganzira buri federasiyo gushyiraho amategeko cyane ngenderwaho yayo ariko niyo mpamvu ishyiraho niyo mpamvu nanone ifite nyine ari FIFA iha uburenganzira bw'uko mu mategeko washyizeho nagira uwabangamira turahari nka FIFA uraturegera urarenga federasiyo y'iwanyu. Yes, ngayo nguko rero murabyumvise neza cyane. Reka dukomereze mu ikipe y'igihugu Amavubi. Naka update abakinyi baje kuba bakina imikino ya FIFA series, buri mukinyi yaje kubambwa amafaranga 1800 y'amadolari, mbega hagera kuri miliyoni 2 nasagaho gatoya y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko aba ni abakinyi abazamu baje kuba bahabwa inote y'ibihumbi 2,100 y'amadolari. Ayo mafaranga akaba arimo amafaranga 300 y'inkweto, 300 y'inkweto, hakazamo amafaranga 300 ya gloves, amafaranga 500 y'amadolari yo guhamagarwa ndetse n'igihumbi yo kwitabira kampu. Yose hamwe akaba ibihumbi 2,100 by'amadolari, no kuvuga asagaho miliyoni 3,400 y'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kintu aba basore bazongererwa amafaranga ya prime y'iyi mikino agera kuri miliyoni 3. Urumva ko aba basore bafite akanyamuneza bishimiye
iyi bonus bahawe n'igihugu muri rusange. Tunyarukire ku mugabane wa Afurika inkuru gukomeje kuhavugwa n'umusore muramuzi cyane yakinye mu makipe nka Tottenham Hotspur yitwa Victor Wanyama, umunyakenya. Uyu musore yaje kubagira gutya ku myaka ya 36 amanika inkweto avuga ko asezeye gukina umupira w'amaguru. Ikindi kintu wamenya kwerekeza ku mugabane w'Uburayi tunagana ku musozo nuko uwitwa Carlo Ancelotti yaje kuba atangaza ko bishoboka ko atazifashisha uwitwa Neymar Junior dos Santos. Bikaba bikomeje kwibazwa n'abakinnyi n'abafana ba ikipe ya Brazil bibaza bati se bizagenda bite igihe uyu mutoza azaba adakoresheje Neymar mu gikombe cy'isi. Nibyo kwitega tukareba niba batazamuvugiriza induru uyu musaza Carlo Ancelotti kubera kudahamagara uyu musore Neymar Junior dos Santos. Nibyo kwitega tukareba. Reka ngushimire cyane wowe udahwema kudukurikira. Ngushimira cyane rwose kandi by'umwihariko wowe wakwanze subscribe. Navuga nti uri umuntu w'agaciro, ariko nawe utarakanda subscribe agusaba ni nyabona genda ukande subscribe, utange comment, unasharing ibiganiro byacu kugira ngo inkuru zijye zikugeraho mu bambere. Ndabashimiye, mwari kumwe na Nipo Musen Sanzimana. Umugoroba mwiza.